ndamushimira cyane mu bupfubyi bwacu. Komera. Twakita igikorwa cyo gushimira, ariko ntago wabona ikintu ushimiye mubyeyi wacu. Uranyihanganira, ni ikintu giteye emotion cyangwa amarangamutima ntapfukirana. Arangije uyu nguyu niwe bari bahetse mu mugongo, nuko amukuramo gutya amunaga mu matafari yari ari aho ngaho ashashe, kwa kundi abantu umuntu yubaka gasasa amatafari, amunaga aho ngaho. Arangije afata mama amurasa isasu ryo ku mutima, abaguye aho ngaho. Ubwo n'abandi bari aho ngaho, kuko ndaza rimwe ndamwegera ndamanse, mama ubundi wambwira sa nkumbwira amateka muri rusange. Ramwatira mama wanyu nkuko nabandi bahigwaga muri rusange nawe yarahigwaga, ariko akaba muri cyagiye kigize kugira ngo inkotanyi zikigera muri CND, hari abatutsi bagendaga bakajya kuzisura. Ku makuru make mfite nuko iyo zasohokaga bandikaga urutonde rw'abantu bahaje, bakavuga kanaka Peter yaje, kanaka Maria yaje gutyo. None urwo rutonde nirwo rwagarukaga muri quartier, bakavuga ngo kanaka yaje gusura inkotanyi. So apari yuko wenda yari no mu bahigwa, ariko bikanora akavuga ati arazishyigikiye. So ntekereza ko muri iyo minsi niba mbyibuka neza mama ashobora kuba yaragiyeyo. None mu kugaruka urumva bahoraga baza guhiga muri quartier, mama yahoraga yihisha, yaradusigaga kenshi akihisha ngakazamuka kajya Saint Andre. Ariko Imana yohereje undi mubyeyi ukomeye kuri twebwe, yagiye mu kimbo cya mama. Nkurikirana nkanjye w'umukobwa mbiha ndabyumva cyane. Icyo kintu sinjya mpfa kukibagirwa. Ntiwigeze umubaza uti se urwo rukundo kubera icyo dukunda gutya ntacyo dupfana ntaki? Tugati wenda bazicwe n'indwara batishwe n'umuhoro, mbese ntacyo twabona tuvuga. Kugira ngo umuntu ahishe umuntu utazi ubwenge, utazi ngo nzakura mbiki, utazi ngo nzabe inkumi nziza, umusore mwiza, wenda ninjya gushaka bamuha igiseke cyangwa igitenge, ntabyo yarazi, kuko nta nubwo yarazi ko bazarokoka, yapfuye kubafata gusa. Ndamushimira cyane mu bupfubyi bwacu. Komera. Yagiye aganiriza arambwira ngo ugomba kuba umugabo, ati ugomba kuba umugabo. Sinzegere numva n'umunsi umwe wabaye wa kabiri, ujye uhora uba uwa mbere, n'ubu wa kabiri nzajya ngukubita. Noneho tugakunda no kwiga mu buzima bukomeye, udafite n'umuntu wakugira inama. Akambwira ati ikintu cyose uzajya wumva ubuze nk'umwana w'umukobwa ujye uzunganirize. Ndabyibuka ko yajyanaga iwe, akambwira ati ndabona ushonje, ugomba kurya ubundi ukagira imbaraga. Ndenzaho gatoya njya niheraho, ubu maze kubyara abana babiri, ariko mba numva genda ncika intege kandi ubona nkiri mutoya. Ejo bundi rero yararwaye, bimpa imbaraga zo gutekereza cyane, bishyiramo imbaraga, ariko mfatanyije n'abavandimwe banjye ndavuga nti mama wacu ubagiye tutaramushimiye mu ruhame rw'abantu. Ubwo butwari bwavuye he? Ni Imana abima. Uviye inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe.
umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Tubahaye ikaze muri kino gikorwa. Ni igikorwa gikomeye cyane, ni igikorwa nk'uko muri kureba ahangaha twaje gushimira umubyeyi witwa Maria wakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kurokora abana muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo byakozwe na benshi, byakozwe n'abantu bake cyane. Uyu munsi ari nacyo gihe tugezemo cyo kugira ngo dutangire tubashimire, bakashyira hamwe bakavuga bati dushimire by'umwihariko abakoze igikorwa cyo kurokora abantu muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi rero abaje kubikora gushimira uyu mubyeyi, uyu mukecuru, uyu munsi ari mu myaka y'ubukure, icyo gihe nkeka ko yari umujene, yari muto. Uyu munsi ni umuryango Auguste, abana be basigaye bifuje kumushimira, kuko iyo atabawe birashoboka ko uyu munsi tuba nabo tujya kubibuka ku nzibutso zitandukanye. Ariko uyu munsi barahari, banze kubipfukirana, baravuga bati umuntu waduhishe, umuntu witanze, niyo wenda bimenyekana simbizi baraza kudubuhamya, birashoboka ko nawe yari kujyana nabo guhisha. Icyo gihe uwahigwaga nkeka ko byari icyaha gisumba ibindi. Reka rero duhe umwanya by'umwihariko umuryango Chantal muze hano tubareho duheraho. Umubyeyi wiyicariye ahangaha tunamusuhuze kugira ngo n'abantu bamurebe. Mama mwarakoze vraiment cyane. Umuryango uzangaha uduhe ubuhamya aho kugira ngo tubafashe mwigire hano, kugira ngo tubafashe igitekerezo numva bibagiye tubaza kugenda tubabaze. Murebe hano, murebe muri kamera kugira ngo bashimire umukecuru. Yego Chantal ikaze. Yego umwanya n'uwanyu. Murakoze. Ndabanza gushimira buri muntu wese wifatanyije natwe kuza muri iki gikorwa cyo gushimira umubyeyi wacu. Mu by'ukuri nabyita mu ijambo ryiza gushimira, ariko ntago wabona ikintu ushimiye umuntu warukoye ubuzima bwawe. Ndetse ntago ari twebwe gusa nk'uko mubibona turi babiri, hari n'undi udukurikira, unkurikira njyewe kuko niwe bucura bwa mama. Nawe araba hari mu kanya. Twacyita igikorwa cyo gushimira, ariko ntago wabona ikintu ushimiye umubyeyi wacu. Uranyihanganira, ni ikintu giteye emotion cyangwa amarangamutima ntapfukirana. Buri gihe mbyibutse numva ari ikintu gikomeye cyane ku mutima wanjye. Ntago twebwe twari dufite ubwenge cyane, ariko araza no kutwibutsa cyangwa se araza no kutubwira imyaka twari dufite. Ndumva imyaka twari dufite ari we wayivuze kugira ngo dufate n'indangamuntu tuzi neza imyaka dufite. Icyo gihe twari abana bato cyane, niba ntibeshye ngiye ngo nari mfite 2, n'undi nawe ni mukuru amaze kuba umugabo araza kwivuga. Twari abana bato cyane. Ubwo inzara y'umusaraba araza kutunyuriramo uko byagenze, ariko twebwe twibonye turi bazima kugeza na n'uyu munsi. Twibona twarashibutse, twibona turi bakuru, twibona turi ababyeyi. Ngenda umubyeyi w'abana 2 n'umutwaro umwe. Urumva ko tumaze kwegera ijuru. Tugira Imana rero ko tukimufite nk'umubyeyi wacu. Ntago twari kwishima se cyane, ntago twari kubishyira mu bikorwa atakiriho. Ndashimira Imana cyane rero ku ruhare rwanjye ndetse n'uruhare rw'umuryango wanjye ko akiriho. Mbasha kumubwira ko mukunda, mbasha kumubwira ko yakoze, ndetse mbasha kubwira n'abandi bagenzi banjye, yaba abo twirirwana mu kazi cyangwa ab'inshuti zanjye cyangwa abo duturanye, nkababwira ko ari umuntu wangiriye neza cyangwa se watugiriye neza uko tuvukana. Murakoze cyane kumpa ijambo. Koko ni ngewe mukuru
mu muryango wa Bizimungu Auguste, ariko nanone nubwo nanjye nari mukuru buriya nanjye ntago nzi byinshi, ariko ibyo nzi byo cyangwa se nibuka nanjye nabibasangizaho. Mbere na mbere reka mbanze nshimire umubyeyi wacu waduhishe mu gihe cya jenoside, ariko nanashimira n'abantu batwiyunzeho, kuko ntabwo ari ibintu njye ntabwo mbifata nk'ibintu byoroshye, ariko uko mbivuze aba ariko byumvikana. Turamushimiye. Ni ku bw'izo mpamvu rero wenda ngiye gucamo muri makeya ku buzima bw'icyo gihe nk'umuntu wari mukuru, kandi nta kubeshya kurimo kuko nta n'inyungu yabyo. Umubano wacu n'uyu mubyeyi utangirira ku mubyeyi wacu watubyaye ari we mama. Mama rero yari inshuti y'uyu mubyeyi, noneho uyu mubyeyi akaba mu bushuti bw'uwo mubyeyi wacu n'uyu nguyu bose ubu ni ababyeyi bacu, ariko kugira ngo byumvikane twe twari dutuye hirya ahangaha nko muri metero nka 700 niba ntibeshye, ariko mama akaba inshuti ye cyane ku buryo niyo yarwaraga yakundaga kuza akamubera umwana. Kera rero barubahaga ntago ari nk'ubu ngubu, umuntu akaza akamurwaza nk'umwana. Hanyuma ubwo igihe cya jenoside kigeze, batangiye gukora jenoside, nibwo yaje kumbuza kumenya yuko umubyeyi wacu bamwishe. Aravuga ati rero ntabwo abana be, arakomeza akajya amenya amakuru, ese abana be bameze gute, bari hehe. Ubwo amaze kumenya ko bamwishe, niko kuwita aza kutureba ngo arebe aho turi, anabashe no kugira icyo akora, abashe no gukiza ubuzima bwacu. Ubwo urumva twebwe nta nubwo kuko twari abana nta n'uwibuka nuko byagenze, uko igikorwa cyagenze. We ni ugize ute, ni ubizi. Nuko ubwo mbere yuko umubyeyi wacu bamwica, twari turi kumwe twembi turi bane. Twari turi kumwe na mama, ariko nk'uko mubibona, nk'uko cyane nabibabwiye, ni ngewe mukuru, hagakurikiraho uyu mukobwa ari we Chantal, hagakurikiraho uyu nguyu Olivier, ari nawe mama yari ahetse, ari we mutoya muri twese. Urabona rero buriya kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane, umuntu adapfa no kuba yabasha no kubona ukuntu agisobanura. Abana muri icyo gihe ntabwo twimvishaga yuko umuntu ashobora gupfa akagenda ntazagaruke, ku buryo ngewe najyaga mpagarara no mu madirishya nkavuga nti turi hano muze mutwice, kuko urumva ntabwo ubwenge umuntu yari afite icyo gihe ntabwo wumvaga ko umuntu yapfa kuko ngo apfe nk'uko ubu ngubu umuntu ashobora gupfa tukavuga umuntu akababara, mbese avuga ati yapfuye. Nuko ntitumenye yuko turi kwihamagarira abishe, kandi abantu babikoze nta nubwo ari n'abantu bakure. Nubwo wenda uyu munsi wa none utambwira ati utambaza uti ese ninde wabikoze ngo utungira agatoki ngo nuriye, ariko amakuru duhabwa n'abantu bakuze nuko ari abantu bari babaturanye. Ubwo umubyeyi wacu, nge ikintu nibuka cyo neza kitajya nibuka nk'aho cyabaye ejo, nuko hari abasore bo muri quartier, urabona kuntu abantu baba bari kubyiruka ari abasore, interahamwe zije aho ngaho gukora amarorerwa, none baravuga bati dupfe nk'ibimonyo, reka tugomba kwirwanaho. Abasore rwose bari bariho icyo gihe ndabireba ntya, baraza bafata imihini y'amasekuru, bafata ibibando, bafata iki, baragenda bumvise ko interahamwe ziri hafi kutugeraho, barabasanganira mu nzira kugira ngo babarwanyirize iyo ngiyo be kwirirwa batugeraho.
ariko bagezeyo babona igitero cy'interahamwe nyinshi baravuga bati ibi bintu nta nubwo twabishobora, bagaruka birukanka. Mu kugaruka birukanka baza babirukansa inyuma, ubwo bisa nkaho ari nko kubarangira ahantu twari turi. Ubwo ba mama nabo ababyeyi b'abamama namwe murabizi ukuntu bagira ubwoba n'iki, naho yari yihishe n'ubundi arahava, ahubwo ajya mu wundi mwanya ahantu rwose ndanahareba ntya pe. Baraza bajya ahantu mu gikoni, barangije n'ubwoba n'iki bakubise akugi kavuze gatejeje urusaku, noneho bahita bamenya ahantu abo babyeyi bacu bari, babasha kugira gute, babasha kuza. Narabirebaga ntya ndi mu idirishya, interahamwe iraza isunika kugi, urabona umuntu w'umugabo rero n'abadamu ntabwo bagira imbaraga kimwe, araza arasunika rwose, arangira ababwira ngo ubu rero ngo mwari mwihishe, ati nimuze, abatondesha aho ngaho umurongo, arangije uyu nguyu niwe bari bahetse mu mugongo, nuko amukuramo gutya, amunaga mu matafari yari ari aho ngaho ashashe, kwa kundi umuntu yubaka agasasa amatafari, amumunagamo aho ngaho. Arangije afata mama amurasa isasu ryo ku mutima, abaguye aho ngaho. Ubwo n'abandi bari aho ngaho, kuko harimo abantu batahigwaga, ariko bari barashatse abantu bahigwaga icyo gihe. Ubwo nawe abigenderamo gutyo. Ubwo mu by'ukuri ntagiye kujyaho ngo wenda ngiye gutanga ubuhamya butari bwo, kuhera icyo gihe ubwo bwarakeye. Noneho sinzi umuntu wampaye amafaranga icyo gihe, umugati waguraga igiceri cy'icumi, arambwira ati ngaho genda ujye kugura umugati. Urumva nkuko nabibabwiye, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gupfa ngo agende rwose buheriheri ku buryo atazagaruka. Ngiye ku muhanda hano hirya ahantu bitaga kwa Karekezi, nsanga bafashe imirambo irimo n'iy'ababyeyi bacu, bayitondetse kuri borodire, noneho baranje baborosa amashuka ku buryo nyine igice cyo hejuru kitagaragara. Ariko ngewe kubera ubumwe nari mfitanye na mama, n'ukuntu mama yankundaga kandi nanjye naramukundaga, nari muzi, ntago wayoberwa umubyeyi wawe, nari nzi igice cye cyose cyo ku maguru. Noneho kandi mama yari inzobe, mpita mbona igice cyose cyo ku maguru, mbona niwe neza. Noneho rero mbonye abantu baryamye butiyegura, nibwo nahise mbona yuko koko noneho urupfu koko rushoboka. Noneho ubwo no kuvuga ngo nimuze mutwice, ntago ibyo bintu nari nkibivuga, kuko nari mbonye ko urupfu ruratwegereye. Nuko ndagenda ngura umugati, ndongera nsubirayo. Ndibuka neza ko twari tumajije no kurya ubugari n'inyama. Wumva ikintu kibi ko kitajya kiva no mu mutwe w'umuntu. Tumajije kurya, uyu nguyu niwe akenshi wajyaga dusengera tugiye kurya. Mama aravuga ati ngaho senga, arasenga, turarya. Tumajije kurya, noneho mama abonye ko apfuye uyu nguyu, yari ataramenya kuvuga neza, yarahozaga nk'umwana muto, yaravuga ati mama arapfuye agiye mu ijuru. Ubwo ntitwongera kongera kumenya amakuru ngo ibi biri kuba. Urumva nta nibirenze ibyo ngibyo umuntu yakaba yamenya. Kubona umubyeyi wawe bamwica udafite n'ubushobozi bwo kumutabara, nta bibi numva birenze ibyo ngibyo rwose umuntu yakabaye azi. Numva rwose wenda ntayizimye mu magambo, nguko ibyo ngewe nabonye nzi rwose. N'ubu ngubu nkuko ndi kubisobanura, nabisobanura nta n'uwo mbeshye cyangwa ngo ntunga agatoki ngo dore wakoze ibi ni uyu. Chantal yavuze gatoya, sinzi niba wenda tutongera kumuha ijambo na Petit Frere, ubundi kugira ngo nabo batubwire ku byo bibukaho gatoya, ibyo babwiwe. Urumva ko Petit Frere yasengaga, umwana utaguza gutyo. Yego Chantal.
murakoze. Hari umumama twari duturanye, ubu ntago akiriho, yitabye Imana, yarashaje. Mama we ashobora kuba mwibuka, ariko niwe nigeze kwegera cyane, kuko mama nawe ashobora kuba yaragize ihungabana, ari igihe atatubwiraga amakuru neza tukiri abana, kugira ngo wenda tubanze twiyakire. Nyuma yaje kuyatubwira neza, ariko hari amakuru numvishe ku uwo mama, ngo yari inshuti ya mama, aza kutubwira uburyo, nk'uko musaza wanjye yabivuze, mu kigo cy'imfubyi twagiyemo nyuma, niba ntibeshye mama araza kutubwira neza. Yatubwiye ko mama yabanje kuza kutujyana, ari we mukecuru, yabanje kuza kudukura aho ngaho akimenya amakuru y'uko mama bamwishe. Aho ngaho rero ngo nibwo yaje kutuzana, aratuzana hano, araduhisha, aratubwira mu buryo burambuye, kuko ni nyuma twagiye mu kigo cy'imfubyi. Ko bakuru banjye na mushiki wanjye babivuze, ndi muto, nta bintu bihambaye byo kuvuga, ariko ndavuga ko ngewe nkitangira guca akenge naravuze nti reka mbimenye, reka ngire ibintu menye. Sinari bubaze aba ngabo ko nabo numvaga nta makuru ahagije bari bume, ahubwo nagendaga ngerageza gushaka inshuti z'umuryango hirya no hino, mpereye kuri mama, kugira amenye ubundi byagenze bite, ibintu bimeze bite. Ku makuru make nibuka kuri mama, abantu bagiye bambwira, bahuriza ko yari umubyeyi ukunda abana be cyane cyane, kuko hari n'uwigeze kumbwira ati yakundaga kuvuga ati ndabizi ko ngewe nzapfa, ariko abana banjye nta n'umwe uzapfa. So maybe menya ko, ntekereza ko yari afite icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ndabizi abana banjye bazasigara. Nongeyeho kuri ibyo ngibyo, ku byo nigeze kubaza mama cyecuru uyu nguyu, ko njye najyaga mfata umwanya nkazamuka, tugituye hano muri quartier, nkaza nkamureba, ntamuteguje nta kinkavuga, ariko reka ngende. Uko byanzagamo ndaza rimwe ndamwegera, ndamase mama, ubundi wambwira, nsa nk'umbwira amateka muri rusange. Ramwatira mama wanyu, nkuko n'abandi bahigwaga muri rusange, nawe yarahigwaga, ariko akaba muri cya gihe kigize kugira ngo inkotanyi zikigera muri CND, hari abatutsi bagendaga bakajya kuzisura. Ku makuru make mfite nuko iyo zasohokaga bandikaga urutonde rw'abantu bahaje, bakavuga kanaka Peter yaje, kanaka Maria yaje, gutyo. None urwo rutonde nirwo rwagarukaga muri quartier, bakavuga ngo kanaka yaje gusura inkotanyi. So apari yuko wenda yari no mu bahigwa, ariko bikanora akavuga ati arazishyigikiye. So ntekereza ko muri iyo minsi, niba mbyibuka neza, mama ashobora kuba yaragiyeyo. Noneho mu kugaruka, urumva bahoraga baza guhiga muri quartier, mama yahoraga yihisha, yaradusigaga kenshi, akihisha akazamuka akajya Saint Andre, ejo akihisha akajya hehe, noneho baza aho baje kumuhigira bagasanga ntahari. Mbere yuko apfa yari amaze igihe kinini agira gute, agenda yihisha. Ibindi birenzeho nuko yagwaga neza, nta yandi mateka yandi arambuye mfite, ariko na n'ubu umunsi ku wundi mpora ngenda nshakisha abantu bari baziranye na mama, kugira bare bambwira ibyisumbuyeho. Yego, mukomere cyane Chantal. None se kuki mukomeza kuvuga mama, bibanguka, byaje gute? Wenda nihereyeho ngewe nshakenge, mama uyu nguyu niwe nahise mbona, kuko abangaba barabimbwira ko nibo bari bakuru. Murabona ukuntu ino nzu ingana, kuduhurizamo twese turi batatu, kongeraho na ba grand frère Thierry na Toto na mama, mu nzu ingana gutya, ni ubutwari. Ni ibyumba bibiri na saro, ibyumba bibiri. Yego, urabona uko tungana, nabyo bito cyane. Yeah. Ariko nisanze turi ahangaha, urumva mu guca akenge no kumva abantu bavuga ngo uyu niwe wabahishe, automatically nyine ni mama, cyane ko nkanjye noneho mutoya, mama ntabwo muzi. N'uwambwira ngo amubonye hararuguru mu Biryogo, nambwe atoye urabeshye ko ntabwo muzi, wenda nakwirefera ku ifoto, ariko ifoto yanambeshye. Urumva rero kuvuga ko yari we mama biranyurira cyane cyane ko ari we nakuze, mpita mbona byakongeraho n'ayo mateka, nkumva nyine ni mama, acyabindura karimo. Kumva ko yabahishe, yabarokoye, ibyo bivuze iki kuri wowe? Ubu ngubu
ngewe ubundi simbizi ukuntu abavandimwe bo babitekereza. Ngewe akenshi iyo ngiye kureba agaciro k'ikintu ndeba uyu munsi icyo ndicyo. Ngewe uyu munsi ndi umuntu, reka mvuge ngo ntago wanyisukira uko wiboneye. Ndajijutse, ndi mukuru, nditunze buri kimwe cyose, ariko ibyo ngibyo kugira mbigereho byavuye kuri mama. Iyo ataza kumpisha kandi ntabwo mba ndi kuvuga ibi mvuga. So ni ikintu gikomeye, ariko noneho bikagaruka ni umutima uhambaye cyane, kuko hari umama njye twize guhura arambwira ngo mama yavugaga Mariya, ariko ngewe nkamubwira mama akavuga Mariya. Mariya byarashobokaga ko ava hano akagera hariya twari dutuye nawe bwe bamwishe, ariko kuba yarafashe umwanya mu bantu bose bari batuye ahangaha, si bo bonyine bari babanye na mama, akagira ubwo butwari bwo kugenda, mpamya ko ni urugero rwiza mu Banyarwanda. Bifite igisobanuro gikomeye cyane kuba mama yaragize ubwo butwari bwo kugenda akaza akaduhisha. Shanta, kugira ngo mutegure kino gikorwa ushyiremo imbaraga nyinshi nk'umugore, abamama hari ukuntu mutegura ushyiremo imbaraga nyinshi, kubera iki wabuze uti ngomba kwikora byanze bikunze? Urakoze. Hari ukuntu umuntu iyo ari umudamu agenda asaza byihuse cyane. Hari ikintu hari umama wari utuye hariya hirya, uwo nguwo nababwiye hejuru, yakundaga kumbwira amateka cyane cyane ngiye ku ishuri. Biri amahire hano hari umwarimu wanjye wangishije primaire, ndamushimira cyane. Mu bupfubyi bwacu komera, yagiye aganiriza arambwira ngo ugomba kuba umugabo. Uyu nguyu ati ugomba kuba umugabo, sinzegere numva n'umunsi umwe wabaye wa kabiri. Ujye uhora uba uwa mbere, n'ubu wa kabiri nzajya ngukubita. Noneho tugakunda no kwiga mu buzima bukomeye, udafite n'umuntu wakugira inama. Akambwira ati ikintu cyose uzajya wumva ubuze umwana w'umukobwa ujye uzunganirize. Ndabyibuka ko yajyanaga iwe, akambwira ati ndabona ushonje, ugomba kurya ubundi ukagira imbaraga. Ndenzeho gatoya njya niheraho, ubu maze kubyara abana babiri, ariko mba numva ngenda ncika intege kandi ubona nkiri mutoya. Ejo bundi rero yararwaye, bimpa imbaraga zo gutekereza cyane, mbishyiramo imbaraga, ariko mfatanyije n'abavandimwe banjye ndavuga nti mama wacu ubagiye koko akigendera tutaramushimiye mu ruhame rw'abantu. Yego Imana yaramushimye, yamuhaye n'umushimye bisanzwe ko twahoraga tuza kumureba, ariko azabera urugero abandi gute bw'umutima mwiza, rw'ubutwari? Ese azasiga yayo mateka aramutse yiryamiye agasinzira? Icyo kintu cyampaye imbaraga cyane. Rero ndicara nk'umudamu, mbibwira abavandimwe banjye, barambwira ati ahubwo ikintu gihe nyacyo cyo kugira ngo dukore icyo gikorwa, cyane yuko mbere ntacyo twari dufite, na n'ubu ariko ntacyo dufite gihambaye, ariko ubu dufite imirimo turakora. Ubu twabasha kubwira umuntu uti muze kuza tumuherekeze, tukagira n'icyo dutanga mu bushobozi. Ariko nicyo kintu nyamukuru navuze nti aramutse asinziriye, na yahe mateka abantu batuzi kutubona gutya, na yahe mateka basigarana yiwe. Yego. Ikintu utajya mwibagirwaho ni iki utibagira kuri mama? Ikintu ntajya nibagirwaho nkanjye w'umukobwa gikomeye cyane, njya kubyara umwana wanjye w'imfura, yagiye kuri telefone arambaza ngo umeze ute. Ari abadamu twari turi kumwe kwa muganga, bari bafite ba mama babo, kwa kundi ujya kubyara mama wawe akaguherekeza. Ntabwo yabashaga kuzamuka, yararwaye imitsi ndabyibuka, ariko yabaye kuri telefone cyane nkaho ari mama wanjye wanyibarutse.
akajya ambaza ati umeze ute, komera komera. Icyo kintu cyanjye mu mutwe kugeza na n'ubu ngubu ndavuga nti nubwo mama yigendeye ariko Imana yohereje undi mubyeyi ukomeye kuri twebwe, yagiye mu cyimbo cya mama. Nkurikirana nkanjye w'umukobwa mbiha ndabyumva cyane. Icyo kintu sinjya mpfa kukibagirwa. Ntiwigeze umubaza uti se urwo rukundo kubera icyo dukunda gutya ntacyo dupfana ntaki? Yego, ntabwo twajyaga tumubaza byinshi kuko twumvaga ari mama wacu, ariko yakundaga kutubwira ati mama wanyu yagiraga urukundo, ati mama wanyu yagiraga urukundo, mujye mugira urukundo kandi mujye mubabarira, nibwo Imana izabahemba. Ntimuzateganye yuko hari umuntu uzabahemba, mukora icyiza muteganya ko Imana ariyo yonyine izabibahembera. Hari ikintu umuntu yakwibaza mu by'ukuri, nta icyo gihe wari ufite abana muri icyo gihe wamaranye abana muri jenoside, yaje guhagarikwa n'ibyo ihagarikwa n'inkotanyi, abahoze ari ingabo za RPA. Muri icyo gihe nta bitero wigeze ugira cyangwa abantu ngo base naho bagutoteza kuko ufite abana babahigwaga b'abatutsi? hari umuntu umwe gusa wigeze kumbwira ngo bari abana usize mu rugo iwawe ngo umunsi baje mwese bazabicana. Ndavani nta kibazo batwise nonse buko bazabagiye nanjye tuzajya, nta kibazo gihari. Icyo gihe wumvaga umeze gutumva udafite ubwoba bwo kuba uhishe abana baguteza ibibazo? nari mbufite ariko bitari cyane, kundi umutima wanjye wari ukomeye, numvaga nta kibazo ko turi kumwe, ariko kubwo Imana ifite uko yaturinze izaturindana nabo. Ahantu wageze ukumva ufite ubwoba ni hehe? Nagize ngo bafite ubwoba ni icyo gihe cyo kuvuga ngo tugendane tugiye mbajyanye kwa haruguru, kubera ko nanyuze hano ku mabariyeri menshi, ariko nkabona bose barambaza bati muri kujya abana tugiye hari haruguru, ntagire ikindi kintu bambwira. Yego, nuko rero ugize gutyo ubona bararokotse, nyuma baza kukureba bararokotse, ibi utajya bibagirwa aho ngaho ni ibihe nyuma yo kurokoka kwabo? Kubona bararokotse, bana wagize uruhare kugira ngo barokoke, ibihe utajya bibagirwa ni ibihe? Bagirwa nuko nabo batigeze bahwema kunsura, bakomeza kunyita ko ndi mama wabo. Nyuma mu bibazo nyine bindi bagiye bahura nabyo, ariko baza kabambwira nkabagira inama, kuko nyine mu buzima urabona ko kubona uri umuntu w'imfubyi, papa we yashatse undi mugore, babana nabo mu bibazo, ariko bakaza bakangisha inama, bavuga ni bakomeze bihangane, ubwo Imana yabarokoye ifite aho izabageza. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo mama wabo yari muntu ki kuri wowe ku buryo ufata abana be? Yari inshuti gusa, kuko yari wo ku Gikongoro, njya nanjye mu mabonekanira ku Gikongoro iwabo yarahandangiye, kuko Ikibeho kuri ka gasozi k'Ikibeho niho iwabo wa mama wabo. Yarahandangiye, ngiye njyayo sangayo mama we n'umwisenge neza, we ndabasuhuza, nuko ndakomeza Ikibeho. Yari inshuti cyane. Inshuti. Yego. Ntabwo ari inshuti zose zitangirana gutyo ngo yitangire inshuti uvuga uti abana bawe ndabafashe ndabamenye. Ubwo butwari bwavuye hehe? Ni Imana yabimpaye, inotse ubwo njye nari kubyishoboza, ni Imana yabinshoboza. Ni Imana yabigushoboje. Ubafata gute rero bano bana be batatu? Nyine mbafata nk'abana banjye. Kuba uyu munsi batekereje kuza bakavuga bati tuza n'ibiseke duture umubyeyi wacu, bivuze iki kuri wowe? Ndumva nishimye ko bakinzirikana, nubwo maze iminsi ndwaye. Abantu uyu munsi bariho, harimo abazwi, harimo abatazwi, harimo abahanwe, harimo abatarahanwe. Nk'abo bantu uri kumva kino ikiganiro akaba azi ko agize ubugwari nk'ubwo, wamubwira iki? Namubwira ko yataye igihe cye, kuko yizeraga ko ibyo ashyigikiye ari byo by'ukuri, atazi ko ba bantu Imana
yarokoye hari igihe nabo bazaba abantu bazima nk'uko ngabo mbona ari abagabo n'abagore. byanze kunze nabo abana ba mama nabo abari hafi baza kugira ngo dusangiye buno buhamya bwiza kugira umubyeyi w'intwari mukabana mu bintu nk'ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Thierry Barwani nk'abandi nk'abandi mukuru babaga muri rugo ariko nk'uko bababwiye uyu ni n'umunanye nitwa Baron Patrick mukecuru twabanaga hanga muri buno buzima mubona bayemo ngira ngo yatubereye papa atubera mama muri icyo gihe kuko papa utubyara ntabwo yari hafi. Ubwo rero mu by'ukuri mama wabo ngiye muzi nanjye tukibana na papa wabo ariko nari ndi muto nibo bamfataga nk'umwana wabo abataravuka bataga umwana wabo ko nibo bantu ikintu cyose kibi nabyaga nkora we najyaga intege zo kumana bo baramanaga kandi ibi ntabwo ari byiza ntabwo ari iby'abana ba Kristo n'icyo ugasanga biramfasha kugira ngo bagasa nk'ababyeyi banjye bamuhagarariye ko twebwe mu bwana bwacu twabaga tusa nkaho twegeranye hano usanga imico yandura vuba cyane cyane y'abana b'inaha usanga nimba ugiye hari imico yariyo yavanye n'iki yabaye kubonagaho rero baritubuzaga cyane bari ababyeyi banjye. Ubwo rero nihuse n'izi nyamagambo nshaka kubabwira bijyanye n'igikorwa cy'uno munsi. Chantal ngiye kuva icyo gihe bakibanga na Olivier na Jerome bose nabafataga nk'abavandimwe warabizi ajya no mu myigire ye agitangira kwiga nyuma yajyaga kujya ku ishuri akambaza iri shuri ngiye kujyaho ni ryiza bimeze gute se wagiye ukandebera uko hameze nkajya mukumuriza. Chantal arabizi ngira ngo ajya kurangiza muri apase njya kumurebera ibyo yiga n'iki twarajyanye yari mushiki wanjye nubwo aracyari mushiki wanjye n'ubundi nubwo twakuze tukaba papa na mama ariko ntabwo byatuma kuba mushiki wanjye byava. Rero mu byo ngecyo yarababwiye ngewe nanjye byinshi nzi n'ibikeya ariko ibyo nzi byo nuko umukecuru yabaga yagiye bo bari hano natwe turi hano twakumva nk'interahamwe zizamutse no ku muhanda arizo bitaga abaninja abandi inzu twarayifungaga bakumamo twe tugahita tujya inyuma y'inzu twica hari igikuta kinini kihice ku buryo bashaka kuzana bajya kubona ko nta muntu uhari ku buryo niyo bananyuraga ahangaha yewe n'inkoko barayibonaga bakayirasa hari igihe bazaga banywa itabi ryinshi cyane n'inkoko sijya no kuvuga ngo burahigwa iyo babonaga gusa umuntu wese ujarajara babuze aho bica baramwicaga. Ngira ngo hari umunsi twigeze kwinjiramo baje bageze ahangaha harafunze hari umusaza wari uri hano hepfo kuri ku nzu y'abazarwa babagamo yarahengereje bahita harasa isasu bamurasa isasu itarica ku butama gutya. Ubwo twari twicaye inyuma y'inzu aho twari abana natwe nk'uko Jerome yavugaga ntabwo twumvaga iby'urupfu ko ari ibintu byihuse gutyo. Nyuma yaho hari n'undi mupanga yabagamo hano inyuma nabwo bazamutse twajya bazamukaga twumvaga baza bayamira bavuga twari tujya inyuma y'inzu to nabwo hari umupanga yabagamo ahangaha nawe umunsi bazamutse baje bansaze noneho n'amataye menshi we bahise bamusanga ahangaha bamurashe kugira ngo tujye kumurira twege ko bwa twari dufite twagumye inzu mukecuru niyo barinze kuza bageze basanga bamurasiye ahangaha yarya yitwaga Bugingo Antoine. Ubwo tujya tujya kumureba twagumye mpaka ababyeyi baje no bamanitse bajya kumureba bamushyingura ahangaha kuri kano gasozi kari ahangaha imbere yacu. Ubwo rero ku buzima navuga bw'ukuntu ibyo njyana kubabwira urumva ibitero byabaga biri hano hafi buri kanya n'abana barimo ahangaha hari n'igihe numvaga ko iyo bazaga ko nabaga asize hano mu nzu abari hano mu cyumba cye nkavuga ati ko harimo umwana muto ya Olivier navuga leta asenye inzu yose bamwice noneho bagira iki. Ubwo twege tukicara nyuma tugatuza tugaceceka gusa inzu tukajya amarwe babo nakinze bagakomeza. Mu by'ukuri ahantu twari dutuye hari expose cyane ku buryo umuntu wese wanyuraga yavuga ko ashobora kubona ibintu biri kubera hano cyangwa se abantu bari hano. Ubwo ikintu navuga kindi
kugira ngo nse nk'utanga umwanya ni uko umukecuru ari umuntu ukunda kucara nimugoroba agafata ishapure agasenga akagira iki ubwo njye bikaba morale ko umuntu usenga nta kintu cyamukoraho niyo mpamvu nawe ibyo yagiye akora byose yabaga bifite cyiza cy'uko ari kumwe n'Imana. Rero nk'uko yabivuze ibi byose byatewe n'ubushobozi bw'Imana n'imbaraga zamuje umuntu kubera Imana yamufashije kugira ngo akomeze kwitana. Umunsi ajya kubajyana abazamukanye nahise numva ko tugiye kwimfubye natwe atari bugaruke ko nabonaga inzira agiye kunyuramo ariyo nzira mbere ibamo interahamwe nyinshi cyane, ariko uburyo yabajyanye akagaruka tukabona ageze aho ngavuze ngo bagezeho amahoro nta kibazo. Ni ibintu byashimishije ariko nkumva ko abantu bagiye ahubwo noneho agiye kuba biko numvaga ko ntari buze kumenya amakuru yabo n'atari buze kumenya amakuru yabo. Mu by'ukuri rero umukecuru ikintu yakoze ubundi abantu benshi banze yavuze ngo Chantal mushiki wanjye ntacyo utwara nawe, ariko mu by'ukuri icyo dutwara arakizi nawe. Abantu bose iyo ntabwo ari mushiki wawe, ariko nyine mu by'ukuri ni mushiki wanjye kubera ko igihe twabanye muri icyo gihe gikomeye. Kuri ubutwari nyabwo nta bugaragara mu byaha bikomeye, sibyo? Bugaragara mu bihe bikomeye. Biragoye kugira ngo umuntu abone icyo avuga ku ntwari nk'iyi, ariko Jenoside yabaye mfite imyaka 6, numva ntabwo nari mutima wanjye hari uw'imyaka 4 n'undi bari babyaye kuri enye, nyuma kuri Jenoside yabaye. Ubutwari butangaje n'ubumuntu yagize twese turabizi. Rero avuga ijambo bwa mbere yabisobanuye no kumushima. Ntabwo abona ikintu ushimira umuntu waguhaye ubuzima, ni ibintu bigari, umutima mugari. Ahubwo icyo navuga kugeza uyu munsi ni umukoro kuri twe, ku bamukomotseho, abana be bwite yakuye mu nda ye ndetse n'abaturanyi muri rusange. Ni umukoro yadusigiye cyangwa se azanadusigira kugira ngo n'abato kuri twe bazavuge bati ibintu bikomeye umuntu ashobora kurwanaho uri mu kaga. Ubwo bumuntu rero bwamuranze turamushimira twese, by'umwihariko abacitse ku icumu, kubera ko kubona ahantu umuntu yikinga, kubona amazi yo kunywa, abantu benshi tuzi bapfuye bishwe n'inyota, kubona umuntu uvuga uti humura ndahari, humura ngwino, nubwo yagushyiramo umutiya agushyiramo ukajyamo n'isegonda nibuze abahururaga bakiruka akakukuramo barenganye ubundi ugasohokamo. Turamushimira rero by'umwihariko cyane kuko yatumye tubasha kuvuga ibi, tukagira icyo tuvuga ko tukimuhereyeho. Imana yo itanga umugisha, imuha umugisha, kandi nawe ndakeka banezerewe kubona abantu bagutaka bagushima n'umugisha batakugaye. Icyo navuga rero abo wari ukwiye bagushimira cyane, watumye tugira Chantal. Bavuye ni beza, nawe iyo barebye ubona ko ari beza. Chantal ndamukunda cyane, arabizi, umutoni wanjye, ariko nkaneretseho nkamubwira ngo uri n'umutoni mama wawe kuko amwita mama wenyine. Ubwo rero papa we yasize amwise umutoni kugira ngo azatubere umutoni wacu twese. Umutoni rero warakoze kumuduhisha akatubera umutoni mu by'ukuri, izina rye rikaba umuntu. Ntabwo navuga ibintu byinshi, nta nubwo byarangira ku muntu wagize icyo akora muri Jenoside hakagira umuntu urokoka kakaba gato. Byari bikomeye, urumva uhamya gutongera umusaza wanjye baramuhishe, yarishwe na mubyara wanjye ageze hirya baramwica. Wabonaga mama yenda gupfa, ati ubwo bamwishe se ntawe uzangororera, aramufata aramujugunya kubera ko nta muntu nyine uzamugororera. Rero njye naramubwiye Chantal, nawe ati mama wanyu ni intwari kuko yabashije kubahisha. Uriya mukecuru ni intwari, yarabahishe azi neza ko n'ababyeyi banyu bapfuye,
mbimuhaho urugero namubwira nti twebwe musaza wacu baramusohoye ngo nta muntu uzamuha inka ngo ntawe uzamugororera rero kuba yaragize ubwo butwari bwo gufata utuntu dutatu dushoreranye akaduhisha atazi ngo tuzakura ntabwo yabonaga ko tuzakura ariko yaba yarebye kure aravuga ati bajya bavuga muri zirika zari amagi aravuga ati wenda aya si amabuye ngiye kurera n'abantu bazakura mu by'ukuri ntabwo yabonaga aho igihugu kigana ntabwo yabonaga ko bazakura ngo bavemo abaye umunsi tujye tuvuga ibi ngibi ariko we yarabegeranyije nyine kugira ngo avuga ati wenda bazicwe n'indwara batishwe n'umuhoro mbese ntacyo twabona tuvuga kugira ngo umuntu ahishe umuntu utazi ubwenge utazi ngo nzakura mbiki utazi ngo nzaba inkumi nziza umusore mwiza wenda ninjya gushaka bamuha igiseke cyangwa igitenge ntabyo yarazi kuko nta nubwo yarazi ko bazarokoka yapfuye kubafata gusa rero kubafata azi ko nta muntu uzamuhemba ubwabyo Imana yamaze kumuha umugisha turagushimira ko twakumenye kandi tuzakomeza tugukunde tuzakunda n'abana bawe kandi nawe bibabere nyine imbarutse yo kugira neza ajya avuga ati mama wacu yari intwari mama wacu ubaye intwari nyine n'umuntu wakugiriye neza ntabwo bisaba ngo intwari ibe yaragiriye neza igihugu cyose oya umuntu wawe n'uvura abahungu bajya bavuga intwari zabo ni ba nyuma kubera ko babazi ko ba nyina aribo babakikiye aribo bahaye ibere aribo babitayeho natwe rero kubera ba Chantal uri intwari yacu kandi n'igihugu kiragushimira kuko ibi ndakeka bizagera kure umuntu wese akifuza kugira neza kugira ngo ashimirwe mbese Imana imuhe umugisha kandi dukomeze kubakwa ubumwe tugira n'ubuntu n'ubumuntu murakoze